Ndabasuje cyane abakunzi ba Eugenie Family, muri abantu b'umumaro, mwaramfashije cyane, maze kugira subscribe 150 banarenga. Hari icyifuzo cya bamwe bambwiye mu gikari, bifuza ko najya mbagezaho imitako kenshi gashoboka, kugira ngo nabo babashe kugira iyo bareba bikorera. Ariko imbogamizi nari mfite ni ukubona umuntu ushobora kumfata kamera igihe mboneye umwanya. Hari igihe mbona umwanya umfata ntawe uri hafi. Ni muri urwo rwego rero ngiye kubereka umutako ngiye gukora. Aka ngaka nuko kameze. Ndaza kukadekarika kuri iki gikarito. Ndaza gukoresha ubudodo bw'amoko abiri, harimo uru nguru n'urw'umweru. Ndi kubona ntabuzanye hano hafi, ariko mfite imyeru hano. Dore iyi ni imyeru yindi naza gukoresha, byaza kuza kuba byiza. Ni muri urwo rwego rero ngiye kujya mbibagezaho. Muzajya mwihanganira ko mutari kundeba bamwe, ariko hari igihe bizatungana mukambona. Kararangiye. Nuko umutako rero uraba umeze. Mwakoze gukurikira Eugenie Family. Ndizera ko umutako mubonye neza ukuntu wakozwe. Ubundi ngiye kuwumanika, muramubireba neza. Murakoze. Murabona ko kamaze kuvamo, ndi kugatunganya kugira ngo mbashe kubona akantu ndi bukoreshe neza. Ariko kuri Eugenie Family nta kintu tujugunya, ku buryo n'aka ko hagati nako gashobora kugira ikintu kivamo rwose kakabyara umusaruro. Murabona ko nakoresheje umukasi, ndi kubona aho bigeze. Biri kugenda biza. Kamaze gutungana. Hari akano kavuyemo, hari n'aka ngaka. Aka ngaka nako nzashakisha ikintu nzagakoresha, urabona ko dufite tubiri. Aka rero ndakomeza nkagatunganya neza, nkagareba utuntu twaba tutavuyeho neza, nkadukata neza, nkadutunganya kugira ngo ntangire kugashyiraho ubudodo kameze neza. Ndibwira ko ibisigaye byako kameze neza. Aka rero niko umuntu ari bufate ubu budodo. Ubu kubera ko ari bwinshi ndabugabanya kugira ngo bigende neza. Ukagenda uzana gutya. Nderekeyeho hano gutya, bingana gutya, byazarangira bitinze. Ariko ngiye kubitunganya ku buryo aka gahita kagira. Urabona ko kagiye kurangira. Turaho tugeze.
kubona ko kagiye kurangira. Mwihangane kureba hano biragoye, mukomeze murebe hano. Nsanze nimbereka hano ndi biri bumvise, kandire gutya mujye mureba hano inyuma, ariko aheza haraba ari hano hanyerekeyeho umuntu aba ari kureba. Ngiye gukomeza abereke kugeza karangiye, hanyuma tujye no ku tundi. Ntabwo kari bujyeho utuntu twinshi, ariko karajyaho utundi tuntu dutuma nyine kaba keza. Bantu iyi mitako iba myiza, ni ukuvuga ngo urayifata niba iri buyishyire muri salo, ushobora gusanisha n'ibara ry'amarido, ushobora gusanisha n'ibara ry'intebe, usanisha n'icyo ushaka, mbese ushobora no gusanisha n'ibara ry'indabo ziri muri nzu. Si ngombwa ngo ibintu byose bibe bisa n'intebe, ku buryo ushobora gushyiramo imitako nk'iy'amoko angahe ifitanye isano n'ibintu biri aho ngaho. Impamvu ngiye nkunda gukoresha iri bara ry'iroze, nta bakiriya ndabona, kandi ngewe iri bara ndarikunda cyane kurikoresha. Ni ukuvuga ngo rero ndi gutegura ibintu nakwikoreshereza ngewe ubwanjye, byose byuzuye kandi biri mu iri bara ry'umweru cyangwa iroze, kuko umweru n'iroze ni amabara nkunda cyane mu bintu bitagaragara cyane. Kuvuga ngo ibintu nyine bitarahabona kuri jyewe, nkunda gukoresha ayo mabara, umweru n'iroze. Niyo mpamvu rero ngiye kugira umweru n'iroze ku bintu byinshi cyane. Nimara gukora nka bingahe nzaberekana ya tapi yararangiye, kuko aho nzategura iriya tapi naho nzategura utu dutako, nzabibereka nabiteguye. Hano nzabitegura niho nzabereka byose biri kumwe. Ubu ngubu ndacyari mu gukora, nyine nzajya mbereka kamwe kamwe. Ariko nako wamaze kubona ukuntu ari keza, ukakikorera iwawe, ukagasanisha n'ibyo ukunda nawe, byaba ari byiza. Cyangwa se udashoboye kubikora, ubu batangiye kujya bampa amafaranga. Yewe ntabwo nabitangiye nzi ko ari ibyo kugurisha, ariko hari umuntu waguze rwose, mpita mbona ko n'abandi bakenera kugura. Uzakenera ko mukorera agatako mu byo nakoze, ni karibu rwose. Turavugana tugahana komande, umubare w'ibyo uri bukore, hanyuma ngatangira kugukorera. Ushobora gushima iri bara ryanjye cyangwa ugashima iryawe, nagukorera twakumvikana. Kandi mu gihe ntarashyiraho igiciro, ubu ngubu ndi gukorera abantu kugira ngo bankorere marketing. Urabona ko karangiye, ndongera nshyiraho ka kantu kugira ngo kabashe gufataho neza. Urumva ko rero umuntu nakorera umutako muri iyi minsi yaba byungukiyemo, kugira ngo uzamusanga iwe mu nzu akareba umutako azabashe kungurira. Karangiye, nuko karangiye. Tugiye gukora n'utundi rero biri bujyane kugira ngo muze kubibona neza byuzuye. Nakomeza kunkurikira mutarambirwa. Akandi gatako ngiye gukora, ngiye kugakora mu tuntu tuzinze gutya. Ihangane ninjya nshyiraho mutari kureba, nanjye ndi kugerageza kubikurikira. Ariko biba byiza kugakora umuntu ari kubara. Ubwo kamaze kuzura uriya mubare nashakaga, ushobora no gushyiraho n'undi urenga. Noneho ngiye kugafata
nkazirike aha na hano ku buryo karaba gakomeye rwose, nkazirike cyane. urabona ko nagakomeje, ngiye kongera mfungeho n'irindi rimwe, ariko reka mbanze nkakate nkafungemo n'irindi rimwe nakajyanye kure. Kanze ngasokoze kugira ngo kano kavuyemo, gasokoze kugira ngo mbashe kubona utuntu tugize. Dusa neza. Turacyari gukata, dore ngaka akarimo. Turacyari kugakata neza, kugaha forume umuntu yumva yifuza. Ushobora kukagira umutima, ushobora kukagira akandi kantu ubona nyine nawe uko ubishaka. Murabona ko katangiye kuba forume y'umutima, murabona ko kameze nk'umutima. Noneho ukuntu ngiye kukagenza kano, ndafata urushinge ngoro hano, nyuzemo hano hagati. Urabona ko nyujijemo agashinge, akazamuramo hano hagati. Noneho ndafata kuri twa dusaro twanjye, nindangiza ngende nshyiramo ku dusaro. Urushinge rwanjye ni runini, utu rero nitwo ngiye kugenda nshyiramo kugeza ndangije utwo ndi bukenere. Ntabwo muri kuhabona, ihangana abatari kubibona neza, ariko ngaka kari kugaragara. Kuvuga umuntu ari gukora biba bigoranye, niyo mpamvu hari igihe mba nacecetse. Biri kugaragara. Dore ukuntu kameze. Ubwo rero ndakora utwo nshoboye twose. Ngaka ndaza kudukora, hanyuma nze kutugira twinshi. Ni ukuvuga ngo nk'aka ngaka ntarakarangiza, nshobora kubereka ukuntu biri burangire bimeze.
nshobora kukagira gutya, kagashyiraho gutya, nkaza gushyiraho n'utundi gutyo.